Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya SAVEUR DIVINE. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavuga butumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izaherako ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa SAVEUR DIVINE. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari na Yesu ibaha umugisha. Bakunzi ba SAVEUR DIVINE, ndabashuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu. Basanga twongeye kugaruka kugira kutuganira ijambo ry'Imana n'ubuntu Imana itugiriye budasanzwe, n'umugisha tugize udasanzwe wo kuganira ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana avuga ngo mbere na mbere ijambo yahozeho, ijambo ahoranye n'Imana kandi nta cyaremwe kitayaremwe nawe. Twizeye tudashidikanye ko iyo turi kuvuga ijambo cyangwa se iyo turi mu ijambo hari ikintu gishyashya kiremeka. Niyo mpamvu tutazigera ducika intege mu kuvuga ijambo ry'Imana, tutazigera ducika intege mu guhamya Imana no guhamya gukora kwayo. Ni Imana yo kwizerwa no kwiringirwa, ni Imana nziza, ni Imana idukunda, ni Imana itwitayeho, ni Imana itubera amaso, ni Imana iturwanira kandi ikadutsindira intambara zacu. Satani umurwanya ariko si umutsinzi, ariko Uwiteka cyangwa se Kristo iyo baje ku rugamba rwawe baratsinda, ni umutsinzi. Ndetse no kurusha Kristo yatsinze Satani, atsinda isi, atsinda umubiri, atsinda ibishuko. Muri buka Satani ubwo yamugerageza akamubwira ngo akagenda amugerageza byinshi, atifata uwo ibuye urihindura umutsima urye ushira inzara. Ariko amubwira ati umuntu ntagatungwa n'umutsima gusa, ahubwo umuntu atungwa n'ijambo ry'Imana. Icyo Imana yakuvuzeho, icyo Imana yakugize cyo, icyo Imana igushakaho nicyo gituma ubaho, nicyo gituma ubereyeho, ni nacyo ubereyeho. Umuntu wese uriho abereyeho icyo Imana yamuvuzeho. Imana yacu ntihabwa icyubahiro, icyo Imana yaturemeye. Bamwe yabagize kuba intumwa, abandi bagira kuba abungeri, abandi bagira kuba ari impamvu nyinshi Imana yadusigiye uyu mwanya nk'uyu nguyu tugihumeka umwuka bazima. Imana yacu nishimwe rero ko yaturindiye umurimo wayo, ni nayo mpamvu tuwurimo kanya akangaka. Tugiye kuganira amagambo turimo turaganira muri iki cyumweru ari mu gitabo cya Timoteyo ibice 2 ni umurongo wa 5. Haravuga ngo kuko hari Imana imwe kandi hariho umuhuza umwe n'Imana n'abantu, nawe ni umuntu ari Yesu Kristo. Imana yacu nishimwe kuko hariho Imana imwe kandi hariho umuhuza umwe w'Imana n'abantu, nawe ni umuntu. Haleluya, ni umuntu, nawe ni umuntu ari we Yesu Kristo. Imana yacu nihabwa icyubahiro kandi Imana ishirwe hejuru. Bibiliya harante kivuga ngo bamwe biringira amagare, abandi biringira amafarashi. Haleluya, ngo ariko ibyiringiro byacu ni Imana. Imana yacu nihabwa icyubahiro. Hari abantu biringira yuko bashobora kugera ku Mana baciye mu bintu byinshi. Kera bacaga mu mapfizi, kera bacaga mu maturo, mu mafu, mu ntungura, mu inuma, mu bintu byinshi by'ibitambo byinshi. Murabyibuka mu isezerano rya kera. Ibyo nibyo byabahuzaga n'Imana. Habagaho umutambyi, ubwo umuntu yajyaga kureba umutambyi, uwo mutambyi akatambira umuntu igitambo kugira ngo ababarirwe n'Imana. Ariko uwo mutambyi yajyaga kugutambira nawe yabanje kwitambira. Haleluya. Ariko uyu munsi ijambo ry'Imana riratubwiye ngo kuko hariho Imana imwe kandi hariho umuhuza umwe w'Imana n'abantu, nawe ni umuntu ari we Yesu Kristo. Imana yacu nihabwa icyubahiro. Hariho Imana imwe. Imana yacu nihabwa icyubahiro. Nubwo abantu bagiriza ibyo bita Imana ari ibyo twe twita ibigirwamana. Hari abagiringa ibitunguru, kumva ngo umuntu ngasenga igitunguru, kumva ngo umuntu ngasenga ngo akantu k'agapupe kari aho ngaho nabwo ubwako katazi niba kabaho, umuntu akakunamira ngo kakamuha ibikorera ibitangaza. Hari abagira imigenzo bakora amagambo bavuga kugira ngo umunsi wabo ugende neza. Hari ababanza bakabanza kujya gutwubitira ibyuhagiro, hari ababanza bakajya mu bindi bintu. Ariko abo bose iyo si Imana, ni ibigirwamana, ibyo abantu bafata bakagira Imana. Hambere ho umuntu yafataga ibuye bakaribaza. Uyu munsi ntago abantu bakigira ibigirwamana nk'ibyo ngibyo. Hari igihe umuntu agira ikigirwamana we ubwe akigira ikigirwamana, akirata imirimo y'amaboko ye, akirata uburanga, akirata indeshyo, akirata igihagararo, akirata ubwenge, akirata umuryango, akirata inshuti, akirata ibyo abasha gukora. Ibyo nabyo bikaza bigahinduka ibigirwamana ku buzima bwiwe. Ibyo nabyo bikamutandukanya n'Imana, nyamara azi yuko ari kumwe n'Imana. Imana yacu nihabwa icyubahiro kuko
kuko turi mu bihe by'ubuntu aho umuntu akora ikintu akaba atahita agihanirwa ku kanya ariko kikaba kibitswa ahantu gitegereje ko ahindukira akagira gute agasaba Imana imbabazi. Hari abantu rero bashyiraho ibigirwamana, bashyiraho ibindi bintu bihuza nabyo bikababera Imana, ariko kuri twebweho abana b'Imana nyamana ngo hariho Imana imwe. Imana yacu ntihabwa icyubahiro. Kuri twebwe hariho Imana imwe. Haleluya, hariho Imana imwe. Kandi hariho umuhuza umwe uduhuza n'Imana. Imana yacu ntihabwa icyubahiro. Habaho abashumba, nanjye ndiwe, nawe uriwe n'abandi badusobanurira uwo muhuza. Yesu nashimwe. Twe twigisha Kristo. Hariho umuntu twize guhura turimo turaganira turuka muri indi dini, ntago natatse amadini, arimo arambwiriza ati twebwe turaba tuvuga Imana kundi kuntu nyine izina bayita. Ndamubwira ariko se waretse guhamya Imana ahubwo ugahamya umwana wayo, kuko Kristo ni uhamya Imana, kuko yaravuze ngo umbonye ababonye data. Imana ishimwe. Murabyibuka abigishwa be baramubwiye ngo twereke data wa twize. Arangiye abwira ngo namwe koko ntago muzi yuko umuntu yambonye ababonye data. Imana yacu ntihabwa icyubahiro. Yambwiraga ko ahamya Imana. Ndamubwira nti niba uhamya Imana rero ujye uhamya na Kristo, kuko Kristo ubwe yarabyivugiye aba ngo iyo umbonye ubonye data, kuko amagambo uvuga sa yanjye, ibyo nkora si ibyanjye, si ibyo nihimbiye, si ibyo nitegeka, si ibyo nitekerereza, si ibyo nibyo data ashyira muri jyewe, kuko data aba muri jye nanjye nkaba muri we. Imana yacu nishimwe. Muri twebwe rero duhuzwa n'Imana na Kristo, nta wundi muhuza uhari, duhuzwa n'Imana na Kristo. Niyo mpamvu yavuze ngo iyo umbonye ubonye data. Imana yacu ntihabwa icyubahiro, kuko hariho Imana imwe, n'Imana imwe dusenga, kuko Kristo yavuze ngo nimujya musaba, ubyumve neza, yaravuze ngo icyo muzasaba data cyose mu izina ryanjye, mbese bigaragare ko ari jyewe usabye, bigaragare ko ari Kristo uvuze, ninjye muhuza wanyu n'Imana. Kandi arangije avuga ngo ninjye nzira, aya ni amagambo yunganira ya ninjye nzira n'ukuri ninjye bugingo, ntawe ujya kwa data atari jyewe umujyanye, kuko ari we muhuza w'Imana n'abantu. Imana yacu ntihabwa icyubahiro. Aravuga ati ni jyewe nzira. Haleluya. Ni nanjye kuri. Iyo ufite Kristo, iyo wageze kuri Kristo, kuko ari we muhuza n'Imana n'abantu, uba wamaze kugera ku Mana neza neza, wamaze kugera. Iyo uri muri Kristo Yesu uba uri mu Mana, kuko Kristo na data ni bamwe. Imana yacu ntihabwa icyubahiro. Mbere na mbere ijambo yahoze kugira ngo umve ko ari bamwe, ngo yahoranye n'Imana, kandi nta kintu na kimwe kigeze kiremwa kitaremwe nawe. Haleluya. Nimba rero ari we waremye, niwe Mana. Nimba ari we waremye, niwe Mana, ubumana bwe n'ubwase ni bumwe. Imana yacu ntihabwa icyubahiro, kuko niwe jambo. Ijambo ry'Imana rivuga ngo nuko Uwiteka aremesha buri kintu cyose ijambo. Avuga ngo habeho, iryo ni ijambo. Habaho, habeho, habaho. N'uyu munsi Imana ishobora kuvuga ngo ni habeho hakabaho, ibintu bigahinduka, ibitugoye bigahinduka, indwara zigakira, amakuba akaguhunga. Imana yacu ntihabwa icyubahiro, kandi Imana ishyirwe hejuru. Iri jambo rero rirasobanutse cyane, kuko hariho Imana imwe. Imana ishimwe cyane. Ntitukagira ibindi bigirwamana. Icyo bishatse kuvuga, kuko hariho Imana imwe. Imana ni imwe, kandi hariho umuhuza umwe. Haleluya. W'Imana n'abantu. Imana yacu ntihabwa icyubahiro. Nawe ni umuntu. Kristo yabanye natwe. Bibiliya ivuga ngo umuntu witwa antikristo ngo ni umuntu wese utizera ko Kristo yari umuntu. Imana ishimwe. Ibyo bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ko aho Kristo yanyuze, umwizera nawe yahanyura. Imana yacu ntihabwa icyubahiro, kandi akahanyura anyuze muri Kristo Yesu. Byumve neza, kuko niwe nzira nyine, niwe muhuza w'Imana n'abantu. Nuca muri Kristo Yesu uzagera ku cyo Imana yakuvuzeho. Nuca muri Kristo Yesu uzageraho Imana igambirira kuyi. Nuca muri Kristo Yesu uzinjiraho Imana ishaka ko winjira. Nuca muri Kristo Yesu uzahagararaho Imana ishaka ko uhagarara. Nunyura muri Kristo Yesu, ikibazo nuko tugira abandi bahuza. Imana yacu nishimwe, tugafata abantu tukabasimbuza umwanya wa Kristo. Hari ahandi hantu, andi madini yiyambaza abandi bantu mu mwanya wa Kristo, ngo abo bantu ngo baze babwire Kristo ngo none ngo Kristo nawe abwira Imana. Izo nzira ushaka gucamo ni ndende. Ngwino kuri Kristo Yesu. Imana yacu nishimwe. Yaravuze ngo dore, haleluya, ndi ku rugi ndakomanga, umuntu ngo niyumva ijwi ryanjye agakingura, nzinjira iwe dusangire. Niwe nzira. Haleluya, haleluya. Ni nawe kuri, ni nawe bugingo. Imana yacu ntihabwa icyubahiro, kuko hariho Imana imwe, kandi hariho umuhuza umwe w'Imana n'abantu.
Haleluya. Nawe n'umuntu. Imana yacu ntihabwa icyubahiro, ari we Kristo Yesu. Imana yacu ntihabwa icyubahiro. Kristo yabaye kuri iyi si. Niyo mpamvu iyo tumusobanuriye ibiri kutubaho hano kuri iyi si abyumva cyane. Imana yacu ntihabwa icyubahiro. Imyaka yose 30 Kristo yayimaze ari ahantu atazwi, bitazwi imirimo ari gukora, bitazwi uko yarabayeho, abaye mu buzima busanzwe imyaka 3 n'igice, ayimara akora umurimo w'Imana, ayimara atoza abazamukurikira, ayimara adusobanurira ubwami bw'Imana. Muri iyo myaka 30 ashobora kuba yarakennye, ashobora kuba yarahuye n'ibigerageza byinshi, ashobora kuba yarahuye n'abamwanga, ashobora kuba yarahuye n'ibindi bintu. Icyo tutazi Kristo Bibiri itatwereka nuko Kristo yarwaye, ariko yahuye n'ubundi buzima bugoye nk'ubwo duhura nabwo muri iyi si. Imana yacu nishimwe. Tubona yuko Yosefu atarakiriho, ni wari ufite inshingano. Ubuzima ntabwo bwari bumworoheye, azirera ibyo tunyuramo, azi ibyo ducamo, ndetse adufitiye n'imbabazi nyinshi. Nawe ni umuntu. Imana yacu ntihabwa icyubahiro. Yambaye akamero k'umwana w'umuntu kugira ngo aze adukize, ancungure nawe agucungure mwene data. Nshuti y'umusaraba rero, hariho Imana imwe. Ibyo ngibyo bimenye. Haleluya. Hariho Imana imwe. Uko hariho Imana imwe, hariho n'umuhuza umwe w'Imana n'abantu, nawe n'umuntu, niwe Kristo Yesu. Reka Kristo umusanga guhuze n'Imana. Uyu munsi umwegere. Niba kandi utarakira agakiza, nshuti y'umusaraba uri kudukurikira aka kanya, wegere abantu b'Imana, baturire, bakwereka ko bakwatuza agakiza. Wibuke yuko umuntu udafite agakiza nta mahoro, nta rugingo, nta ejo hazaza. Nubwo yaba afite none, ariko ubugingo bw'Imana tuba dufite tugira ubwa none n'ubw'ejo hazaza. Imana yamwijije ibahe umugisha kandi bishimire wowe wumvishije iri jambo ry'Imana, ufunguye link. Imana yamwijije uguhe umugisha. Aka kanya utanze nawe ntikazigere kabura ku buzima bwawe. Imana izaguha igihe mu izina rya Yesu. Amen. Shalom. Yesu abahe umugisha. Yari Pst Placide.